byiza ukoze subscribe kuri Nyayo TV show nawe utarayikora ikindi gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro tugiye gukora byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku musore wacu Element muramuzi producer wamamaye mu gihugu cy'u Rwanda, ugiye gukora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ndetse n'abahanzi yagiye akora indirimbo bagiye batandukanye. Uyu munsi rero akaba ari koherezwa mu gihugu cya Kenya aho yagiye kupresentinga ibijyanye n'umuziki we n'indirimbo ziwe yagiye akora zagiye zikorwa muri East Africa ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Element rero ubu ngubu aherereye mu gihugu cya Kenya aho manager we cyangwa se team zijyanye n'ibikorwa bye bya buri munsi, aho Coach Gael aherereye mu gihugu cya Amerika na Bruce Melody akaba ari hariya mu gihugu cya Amerika aho bagiye mu gitaramo cyangwa se mu biganiro bikunzwe guca ku maradiyo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibiganiro bita Good Morning America. Uyu munsi rero Element we akaba aherereye hariya mu gihugu cya Kenya aho yagiye kwerekana impano yiwe cyangwa se ibijyanye n'umuziki wiwe. Element rero ku ndirimbo yiwe yise Kashe yaherutse kubivugaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Abanyamakuru baramwegeye baramubaza ikintu cyamuteye gukora indirimbo bita Kashe. Yabasubije gute rero? Yababwiye yuko indirimbo bita Kashe yayikoze mu buryo yayikoreye mu mukobwa bakundanaga, ariko igihe kiza kugeraho baza gutandukana, ariko Element iyo ndirimbo yarayanditse aranayimuhaye yarayikoze mu buryo nyine bwa gift bwo kuba wakora akantu keza kugahereza umukunzi wawe ukunda. Hanyuma rero umukobwa Element baje gutandukana. Element rero amara igihe kinini ari single, ariko aza kubitekereza aravuga ati se indirimbo nanditse cyangwa se indirimbo yanduje kuba nayikora, indirimbo izakomeza mu bitabo cyangwa se ikomeze aho nayibitse. Element rero nibwo yaje kwigira inama indirimbo ayishyira hanze, ariko ayishyira hanze mu buryo bwa lyrics nta mavideo yayo ifite. Element rero yakomeje avuga yuko mu by'ukuri indirimbo yasohoye, indirimbo Kashe uko yayitekerezaga atari ko abantu bayakiriye hanze, yageze hanze abantu barayikunda cyane aho yagize miliyoni zirenga 8 hafi 9. Urumva ko yarebwe n'abantu benshi cyane, inshuro miliyoni 9. Uburyo indirimbo yarebwe inshuro zirenga miliyoni 9 z'abantu. Urumva ko ni ibintu bitari byitezwe cyangwa se navuga ari ibintu bitari bisanzwe. Nk'umuntu wadutse mushyashya arebwa indirimbo yiwe irebwa na miliyoni 9 z'abaturage. Bigenze gutyo rero yaje kongeraho akora indi ndirimbo nayo irakundwa cyane ku buryo nabwo atakekaga, zigenda zimwongerera amahirwe kugenda yakora n'izindi ndirimbo. Ubu rero aherereye mu kiriya gihugu cya Kenya aho yagiye nyine kwerekana impano yiwe cyangwa se kuvuga ibintu bijyanye n'umuziki we, dore ko afite projet nyinshi cyane. Hari ibitangazamakuru mwagiye mubonaho bamwe bavuga amagambo agiye atandukanye, ariko mu by'ukuri Element we yavuze yuko nta kintu kizamuhagarika gukora indirimbo cyangwa se gukora muzike nk'uko yabitangiye, kandi uko yabitangiye ariko azakomeza kubikora ageza ku bafana be indirimbo nziza cyane, kandi uko bagenda bazumva niko bazajya bagenda baryoherwa. Nuko rero Element mutari kumubona muri no minsi, ubu urumva ari mu bintu bijyanye n'umuziki, kwamamaza umuziki kugira ngo abashe gutera imbere cyangwa se amenyekane muri East Africa. Ubwo rero murumva ko ari ibintu bitoroshye, ari n'amahirwe, ari amahirwe adasanzwe kuri we kuba yaratoranijwe mu bahanzi benshi bari mu gihugu cy'u Rwanda, agatoranwa kugira ngo ujye kupresentinga cyangwa se ujye guhagararira abandi hariya mu gihugu cya Kenya. Nuko rero Bruce Melody nawe ntiyahagaze. Bruce Melody na Shaggy baherutse gutangaza yuko bafite tuba yo muri East Africa, bazazunguka ibihugu byose byo muri Afrika bagenda bagaragaza impano y'umuziki nyarwanda cyangwa se umwimerere w'umuziki nyarwanda aho ugiye ugera mu iterambere. Bruce Melody rero yakomeje avuga yuko bafite muri uyu mwaka bafite tuba yo muri East Africa na Shaggy, ariko ko tuba yo muri East Africa nirangira bazaherukira muri BK Arena we na Shaggy aho bazaza gutaramira abanyarwanda, aho bazaza gutaramira abakunzi babo b'umuziki. So murumva reko tubafite byinshi. Turabasaba rero kugira ngo mukomeze kudutera inkunga. Wowe urebye iki kiganiro ukumva kikuryoheye cyangwa se ufite izindi nyunganizi watanga, jya muri section comment utange comment cyangwa se utange ikibazo runaka cyawe, hanyuma tuzagusubize
nubona ikiganiro cyacu hari ibindi twagakwiye guhinduramo utubwire ibyo aho twagakwiye guhinduramo ibyo dukwiye kongeramo. Murakoze rero, ciao ciao.